mu rwego rwo kugira ngo dutangire season reka nongeze kano karimbo nakoreka nkabature kugira ngo dutangire season neza. Ni umuraperi mushyashya wiswe Generous 44 ngo utangiye ngo gukora ibara mu gihugu. Yakoze ibara, yakoze amateka, afite flow, afite uburyo arapamo, abandi bose baravuze ati uyu mwana uje buretse wumve nawe. Yiswe Generous 44. Mva City Hood Muhima. Okay. H to the Generous 44. Uramwumva? MHM City the freshest maho. Uramubona? Andimenya ko nagahinda k'inkoko kamenywa n'inkike niga yatoreye mu right. Ati rap yino ndi number 1. Utu ni twa dusizoni mukunze kuvuga ngo nutwa abanya Mexico mu majyepfo. Nibo bakugarukiye bagakina ariko bagakiniye mu majyaruguru muri Amerika y'u Rwanda. Zabirira Francheri barita pagu. Sibyo yuko ntacyo byabamarira. I'm the king wabyemeruta byemera mukima mama nike ukuyo. Ninjye ukuyoboye. Ngashavuye mbona mutaskura. Arababara gashavuye abona batazi kurapa. Imujya mufata ndabarusha. Nje mbafata nk'ibigarasha. After rap. Yiswe Generous 44. No muraperi ukomeje guca ibintu. Zirezange ni izi Kitchen Air is. Urabona swaga. Mukanunga ni yeni ndahagituye babemeza. Bafnaya nike. Right. Uhadurara nabani bwamone. Iyi season nutayireba nta nindi season uzigera ubona mu buzima. Iyi season nge yaneye ubwoba yiswe Devious Maids. Ni season umugore wa Obama akunda kubi. Ko yica akazi yagotewe kuri iyi season. Ibi ni ibintu duharamo ni nako kazi. Uramwumva? Darajya hiti byose. Naharenze. Ati Beverly Hills niho dutangire na agace ko muri California ni muri Amerika. Beverly Hills ni karitsiye ibamo abaherwe nkuko wumva Gatsata cyangwa Nyarutarama arizo karitsiye zibamo abakire mu Rwanda barenze. Simuyoka nuko dutangiye ni karitsiye ibamo abakire gusa. Beverly Hills ni ibipangu. Nyamirambo ko yakuza nago sinze. Reka twitkomereze. Nuko dutangiye wumva amagambo. Uko habaye ikirori ngiye gufata kapoze kugira ngo dutangire dusobanukirwa hakiri kare. Hari umugore uri mu idirishya habaye ikirori wumva amagambo dutangirana. I think what you people do is heroic. Ati mwa abantu mwe ibintu mukora mbona rwose ari ibikorwa by'ubutwari wumva amagambo yo mu kirekazi. You wash clothes, you mumesa imyenda y'abantu wumva amagambo. Ford. You polish silver you will never dine with. Ati rwose mugahanagura ibintu byacu babikoze mu miringa kandi muzarinda mupfamwe mudatunze imiringa. Akazi mukora rwose nta kubutwari ni inyuro. Ibaza umuntu ari gucyura gutyo ngo mumese imyenda yacu mukadukuburira ngo mukaduhanagurira imiringa yacu kandi muzapfa mudatunze imiringa. You mop floors for people who don't bother to learn your last name. Ati mugakoropa sima z'abantu cyangwa se amakaro y'abantu mugakoropera abantu batazi n'amazina yanyu ya kabiri. Ribaze kuko ukorera umuntu atazi n'izina ryawe. Nka kuri ina y'Ikigali usanga umukozi wo mu rugo mumwita Kadogo mutazi n'izina rye. And still you dare to dream of a better life. Ati noneho ikirenzo mwarangiza mukanakomeza kurota ko muzabaho ubuzima bwiza mwirirwa muri abacakara abantu gutyo. I am in awe of your determination to succeed in this great country of ours. Ati rwose njya mbona muri mu nzozi z'uko muzaba bakire muri mu gihugu cyacu. Menya abantu ari gucyura atarabene igihugu. That said, birababaje. If you don't stop screwing my husband, I'm going to have you deported. Atariki ikintu nagusaba wa mukobwa we ndagira ngo rekera gushaka kuryamana n'umugabo wanjye cyangwa nzakohereza iwanyu mu gihugu cy'iwanyu babyita deported kwa kundi bafata nk'umwimukira wari waraje mu gihugu cy'iwanyu polisi kamusubiza nibyo bita deport. Agakobwa yarari kugacyurira. Comprende? Uranyumvishe? Nagakobwa kagakoze ko mu rugo yarari kugacyurira aragacyuriye shawo no mugore. Adriane. Is there something you'd like to say to Flora? Kano gakobwa kitwa Flora kagakoze kacu ko mu rugo hari ikintu ushaka ukabwira. Adriane ni umugabo we. I'm sorry. Umbabarire. Kuba naremeye kako gakobwa kagerageza kundeshyareshya gashaka kungusha kagakozi ni umugabo ari kubwira umugore we. Ngagakoze ko mu rugo kagerageje kumureshya ngo baryamane. To be seduced. Kuba naremeye rwose kwe kureshwa. Agakobwa karahindukira kareba ikigabo. Repeatedly. Kandi bihora bisubiramo kahora kabisubiramo gashaka kundeshyareshya. Turukunda gakuba kamureba. Moment forward when I ask you to do the windows. You will do them. Atiro agakobwa wegenda ubanagura amadirishya. Barangije barisohokera. Umugabo abwiye agakozi umugore we ati karo gakozi ko mu rugo kitwa Flora kajya kagerageza kundeshya ngo karebe ko twaryamana.
gahora buri munsi kabikora, agakobwa baragacyuriye, ni agakozi ko mu rugo, ngo mukoropera abana amasima mukabamesera imyenda batitaye no kumenya amazina yanyu ya kabiri. Umukobwa yarababaye menya bamubeshyeye cyangwa se ari ikindi kimubabaje, arangije ahita yafata urwandiko. Nuko dutangiye episode ya mbere season ya mbere, n'umujinya mwinshi yatangiye kwandika. How are you? Not great. Evelyn umeze ute? Wa mugore yitwa Evelyn wa mukire, hari uwaje aramusuhuza muri cya kirori. I just found out my maid has feelings for my husband. Maze kuvumbura ko umukozi wanjye, agakozi kanjye siko gasigaye gakunda umugabo wanjye. It's nuts. N'ubusazi. Why would anyone fall in love with Adrian? Ati abantu benshi basigaye bashaka gukundana na Adrian umugabo wanjye. Umugore yitwa Eveline, umugabo akitwa Adrian. You'll have to forgive my wife. She's drunk. Umugore wanjye mubare kuvuga utwambo twinshi yasinze. Bacaho. Ako kanya umugore akimara kuvuga ati umukozi wanjye akunda umugabo wanjye, hari akandi gasore nako gaseriva muri urwo rugo karabyumvishe. Kumukozi ukora muri urwo yitwa Flora akunda uriya mugabo. Agasore karangije kavayo, ndagira ngo ukurikire. Bano baje kwibyinira barya ku mafaranga. Umukobwa araje atangira kwandika urwandiko wa mukozi wo mu rugo yitwa Flora avuga ngo ntago wapfa kunjugunya gutyo uko ubonye. Ati twembi tuzi byabaye, ese ninde ari kwandikira? Uko ari kwandika muri iyo nzu waje muri iyo nzu afata icyuma. Ndagira ngo ukurikire. Afata icyuma. Umukobwa aranje arandika ati nafashwe ku ngufu. Ati twese tuzi byabaye, nafashwe ku ngufu. Twembi tuzi byabaye. Aho umukobwa ari afata urwandiko rushyira mu gitabo. Hari uwinjiye n'icyuma ashaka kumutera icyuma, batangira kurwana. Batangira kurwanira icyuma. Ese ninde ushaka kwica umukobwa w'umukozi wo mu rugo? Umukozi wo mu rugo asize yanditse urwandiko ati twembi tuzi byabaye, nafashwe ku ngufu. Mu gihe cya sebusha cya Dirane cyari kimaze kuvuga ngo uno mukobwa agerageza kundeshya ngo turyamane, agakobwa byakarakaje. Abakire bari kubyina. Umukobwa arangije avayo. Wa mukobwa Flora arangije avayo. Araza agenda gutyo, menya yakubititse. Hari ugerageje kumwica. Ese ninde ugerageje kwica Flora, umukozi wo mu rugo? Bari bamaze gucyurira bamututse ba nyirabuja. Umukobwa arangije agwa muri pisine, menya bamuteye icyuma. Dora amaraso muri pisine. Nuko dutangiye. Abakire bari bahuriye baje kurya yabo batangira gusakuza. Nyagasani we, umukozi wo mu rugo arapfuye. Ka gahungu gaseriva muri uru rugo nako kaje gafite icyuma cyuzuye amaraso. Ese kano gasore niko kamwishe? Ariko umuntu wishe Flora bari bari kurwana yari yambaye urukote. Ese yabarura musore wese ugenda agakuramo ikote? Reka tuzasobanukirwa. Nuko dutangiye. Tugaruke hano. I think we're just about done here. We should be out of your way in a few minutes. Hano twari turangije ibyo twahakoraga. Polisi ni byatinze yisize gukora iperereza. Umukozi wo mu rugo apfiri mu rugo, baraza bagasuzuma inzu yose. What do you mean you're done? None se muravuga iki ngo murarangije ibyo mwakoraga? Polisi iravuze ngo turangije iperereza ryacu, reka dutaye. Evidence. We have a suspect in custody. Twamaze kubona ibimenyetso byose. Ukekwa twamubitse, twamufunze. Ukekwa ni ka gasore bagafunze. Don't worry, man. We have photos of everything. Mama ntugire ikibazo, amafoto y'ibintu byose twayafotoye. All right, people, pack it up. Let's get. Mupakire ibintu byose, abapolisi dusohoka hano tugende. Care about photos. I don't care about evidence. My maid was murdered. Ati nje ntabwo nitaye kuba mwabonye ibimenyetso. Wumva umugore w'umukire wumva ukuntu abakira atari abantu. Ngo nje ntabwo nitaye kuba mujyanye amafoto cyane, ntabwo nitaye kuba umukozi wanjye yishwe. Wumve ntabwo yitaye kuba umukozi we yishwe. Wumva ikimuhangayikishije. Ma'am? Mada. Who's gonna clean all this up? Nje mpangayikishijwe ninde uzakoropa n'amaraso y'iki gikozi cyapfiriye hano. Ahangayikishijwe n'uzakoropa urugo rwe, ntagahangayikishijwe no kuba umukozi we yapfuye. Abakozi hari abantu mutabaha agaciro. Ariyo mpamvu usanga bamwe mubita bakarya rugo, abandi mukabita amazina mabi ngo ni bantegera mbimare, abandi mukabita amazina mabi ngo ni bakajyasi. Ariko mu by'ukuri ni abakozi nk'abandi. Ni abantu nk'abandi, ni abakozi nk'abandi nk'uko mva umukozi wa leta. Tugaruke hano hari abaje gushyingura. Wa mukozi baje kumushyingura. Ni umukozi nk'uko mva ukorera leta bamwita umukozi. Ntago ari ntegera mbimare mu bamutukana. Nuko dutangiye. Abaje gushyingura wa mukozi wo mu rugo bari mu gahinda. N'Abespanyol baturutse muri za Mexico baje gukora akazi hano ruguru muri Amerika ya ruguru. Ariko iyo baje akenshi babaha akazi ko gukora mu rugo kubera barabimukira baraturutse mu kindi gihugu. Nuko dutangiye. Umva amagambo. We have to go to the police. Tugomba kujya kuri polisi. Ndagira ngo wumve nabandi bakobwa ngo ni bane ngo tugomba kujya kuri polisi. Are you crazy? Uri umusazi? We need to know the truth about Flora. Ati polisi igomba kumenya ukuri kwerekeranye na Flora. Bigaragara ko Flora hari amakuru yabumufite wa mukozi wapfuye. They already arrested someone. Ariko hari umuntu bafunze. Maybe Flora was killed because of what she was doing. Ati polisi igomba kumenya ko Flora yapfuye kubera ibyo yendaga gukora. Ese Flora yendaga gukora ibiki byatumye yicwa?
If we go to the cops, they'll ask why we did nothing to stop her. ati nituramuka tugiye kuri polisi iratubaza ati kuki Flora mutamubujije ibyo yendaga gukora mugatuma yicwa. Bigaragara ko Flora ajya kwicwa hari ikintu yendaga gukora. That's right. We could get in trouble. Zoyira dushobora kujya mu byago. I wish he never told us. Ati nakifuje Flora iyaza kuba taratubwiye biriya byose ko yenda kubikora. Uriya mukozi wapfuye bano bantu hari amabanga yababikije. Secret. I say we let it die with her. Ati tugenda tubigira ibanga twikorera akazi. Uko bari kugenda hari uwabumvaga bareba yitwa Marisol cyangwa Marisol yabumvaga uyu mugore ni muntu ki wabarebaga kuriya. Bari kwereka hashize icyumweru ura mukobwa apfuye. So the job requires cooking, cleaning, taking our clothes to... dukeneye umukozi uzajya utumesera imyenda akadutekera akadufura akadukoropera. Wa mukobwa Marisol ndagira ngo ukurikire filime witonze. Marisol wa mukobwa twabonyeho bari bagiye gushyingura Flora ari kwitegereza abantu yaje gusaba akazi ko mu rugo. To find someone to live in. Kandi dukeneye umukozi uzabana natwe mu nzu imwe. Nanjye koko nashaka akazi ko kujya mbana n'abakoresha banje. Bundi buraya abakozi barakora bagataha iwabo ariko uyu we arashaka akazi ku buryo azajya abana na basebuje. Uko ari gusaba akazi dore nyirabuje ukuntu amureba. Do you have any questions? Hari ikibazo ushaka kumbaza mabuja? Madame Stafford. You don't have an accent. Ko weho nta accent ufite. Uyu mukobwa nawe aturuka muri Amerika yo hepfo mu Bayespanyol. Sasa bavuze accent ni kwa kundi mu mbabare episode ya mbere naza gufata udupoze kugira ngo dusobanukirwe. Iyo uvuze ngo nta accent ufite ni kwa kundi umuntu abavuga icyongereza ariko kumva arakivuga nabi kubera yaturutse mu kindi gihugu byawe ndumva aba Nigeria bavuga bafite accent mbi y'icyongereza mbega ntago ari nk'iyaroki cyangwa abanyamerika. Should I? Ni ngombwa se ko nyigira? Ntago nigeze mura n'abakozi bavuga icyongereza cyiza nk'icyawe. Uyu mukobwa banyirabuje batangiye kumushidikanyaho ati ntago turabona umuyaya negera mbimare uvuga icyongereza nk'icyawe. I was born here in LA. Nje navukiye muri Los Angeles. You sound like you went to college. Urumeze nk'umuntu wize. Thank you. Urakoze. Uyu mukobwa afite ubwenge. Baramubwira ati urasa nk'umuntu wize. Ntago amubwira ati narize koko cyane ntago nize. Wese amubwira ngo urakoze. Afite ubwenge. You excuse us for a moment. Buduhaye akanya gato tuganire nge na Skobuje. Give us just a second. Buduha akanya tuvugane. Abakozi bo mu rugo iburayi babaha agaciro. She has attitude. Ura mugore kafite ubwiyemezi. I just don't like her, okay? I want Lupe back. Ati nubwo afite accent y'abandi bakozi mbega avuga icyongereza cyiza nagameze nk'abandi bakozi. Wa mugore abakurikira Marisol. Why do you refuse to take my side? I'm getting so sick of this. Mrs. Stafford? Madame Stafford. I want this job. Kano kazi ndagashaka. Your deal. Reka twumvikane. Week if you're not satisfied with my work or if you think I still have attitude, I'll leave. Ati micyumweru kimwe nkore nsa nkuri mwigeragezwa uzarebe nimba ngifite ubwiyemezi cyangwa ndi umuntu udashoboye akazi nurangiza unyirukane nzahita niyirukana ariko nubona nshoboye akazi uzareke ngakore. No questions asked. Nta kibazo nzigera mbabaza nzahita ngenda. That's a very generous offer. Shargose udoya mahitamo meza. Fools not to accept it. Natwe ntago twabaswa bo kwanga umukozi nkawe. Bamuhaye icyumweru kimwe kigeragezwa. Nibona atagishoboye akazi bazamwirukana. Nibona gifite ubwiyemezi bazamucishaho. Tugaruke hano hari undi mukozi wo mu rugo nanone ari amazina mu bita ngo nibantegera mbimare nibake. Ko ntabayaya mujye muyarika n'abakozi nk'abandi. Mujye muha agaciro abantu. Hari undi mukozi wo mu rugo witwa Valentina. Abakozi mu rugo bose bitwa ba Valentina ngaga filime ndakabatuye. Valentina disi n'abandi bose bitwa ba Valentina. Nawe ni umukozi wo mu rugo. Yaje hano. Urebe. Where is she? In her room. Ari he hari mu cyumba. Sure, maybe the whole bottle. Ati yanyweye izingana ikimenya yanyweye icupa ryose noneho. Zoyira nawe ni umukozi wo mu rugo. Urugo rufite abakozi babiri. Rufite umukozi witwa Valentina n'uwitwa Zoyira. Remy, thank God you're here. Imana ishimwe Remy uraje. Mom, it's me. Mama ni nje. Sasa mabuja umwana yaraje mama we niwe ni mabuja w'uru rugo niwe nyiri uru rugo. Abakozi ni babiri bamutumirije umuhungu w'umugore yagiye munsi y'igitanda. Don't be like that, Mom. Mama wikwigira gutyo mama. Don't get your stomach pumped, all right? I'm tired of being humiliated. Ndambiye kujya notezwa. Mureke nipfira. Jamal left her. Ati wa musore Jamal yamuteye indobo sasa uyu mugore bamuteye indobo nyiri uru rugo umugore muri uru rugo bamuteye indobo. Mom, you were dating our pool boy? Mama wakundanaga na kagasore kakoraga kuri pisine yacu yakundanaga n'umukozi wo mu rugo wabo wundi. Partial to Armenians, you know that. Mama we yakundanaga n'umukozi ukora muri pisine n'umukozi ukora kuri pisine yabo yamuteye indobo. And he was embarrassed. Yambwiye amagambo mabi. Yambwiye yarajyaga nambwira ngo bafite isoni yahuye n'inshuti ze turi kumwe ngo nago yampresenta mu nshuti ze. Was 40. Uzi ko yanambwiye ngo ndasa nk'umugore ufite imyaka 40.
Well, that's not bad since you're almost 60. ariko ndumva atagututse cyane urumva yakubwiye ko ufite imyaka 40 kandi ubundi wenda kugira 50 turumva yaguhemukiye se arushaho gusara. Mama, umugore bamuteye indobo ntago yemera ko ashaje. Agasore gato bakundanaga kakoraga ngo kamuteye indobo. So no handsome man will want anything to do with me. And the sad truth is, I'm just not designed to be alone. Ntago navukiye kuba njyenyine. Agakobwa karumva ka Valentine. Mrs. Delatour? Madame Delatour. Only maybe Mr. Remy could move back home. Reka umwana wawe Remy aza abane nawe basa kugira ngo ukomeze uba wenyine. Cool. Just you as he could commute. Yumvishe igitekerezo. Stunning idea, Remy. Usikari igitekerezo cyiza Remy. Wouldn't even know. Umwana wanjye ngwino tubane twibanire mu rugo. Umwana yabaga muri ghetto sasa gakozi kitwa Valentine. Kahise kazana igitekerezo ngo babane. Hospital. Mama uransezeranya ko ninza kubana nawe uri buze kujya kwa muganga bakakuvura yego. Uno mwana yiswe Remy agiye kuza bane n'uyu mugore bise Delatour. Abakozi be babiri ni Zoira. Doro yitwa Zoira no mukozi wo mu rugo. Doro ndi mukozi wo mu rugo yitwa Valentine. Some quick thinking there. Utekereje neza. Just glad I could help. Kwari kugira ngo mfashe mama wawe. Gaco nagakozi ko mu rugo. Tugaruke kuri uru rugo. Ati n'umuhanzi w'umuratini witwa Alejandro. Uru rugo ari mundi mukozi wo mu rugo na witwa Carmen akorera ngo umuhanzi w'umuratini wa mbere wahawe award urenze w'icyamamare akorera umuhanzi. Turacyari muri ka gace ka Beverly Hills gatuyemo ibikomerezwa gusa. Uyu mukozi wo mu rugo yiswe Carmen. Baramubwiye ati boss araje. Umukozi wo mu rugo avayo yiruka. Bakorera umuhanzi w'icyamamare w'umuherwe. Baje hano. Filime. Welcome home. Urakaza neza mu rugo. Where's the tour? Wow. I can't believe I'm finally meeting Alejandro Rubio. Sinakwizera ko nahuno nongeye guhura na Alejandro Rubio. And why would he want to be friends with the maid? Nagura yaba inshuti n'abakozi bo mu rugo rega. This is Bonita's replacement? Ati uno wasimba ya mukozi wacu yitwa Bonita. Yego. It's nice to have you with us, Carmen. Hopefully you won't steal the silver. Ati yitwa Carmen. He left to steal. It is so wonderful to meet you. Ni byiza guhura nawe. I am your biggest fan. Ndi umufana wawe rwose boss. Sasa n'umukozi wo mu rugo boss we no muhanzi atangiye kumenyera boss. Amubwira ngo n'umufana we. Boss ntugire ikibazo ndaza kubyitaho. Boss acaho. You don't talk to Alejandro. Wa mugingo ntabwo wemerewe kuvugana na boss Alejandro. If he wants to speak to you, answer with as few words as possible. Ati kuvugana na boss ubanza kunyura kuri nge. No. He will tell you if it's a good morning. Iyo nanone narugwemere no kumusuza ngo waramutse iyo abonye yaramutse neza nibuza akubwira ati waramutse nagaro umusuhuza. Uwo yitwa Carmen undi mukozi wo mu rugo ukorera umuherwe. Tugaruke hano. Uyu nawe ni umukozi wo mu rugo yitwa Rose. Yesterday I finally found a lawyer for immigration. He said that he can help me bring Miguel to America. Who's Miguel? It's her kid back in Guadalajara. Ati sasa uno mukozi wo mu rugo yatangiye kubwira ba nyirabuja ba sebuja na nyirabuja abwira ati hari nabonye umwava kushobora kumfasha kuzana uwitwa Miguel akaza gatura nawe muri Amerika. Umugore abaza ati Miguel ninde umugabo arasubiza ati sebuja aravuga ati Miguel ni umwana w'uyu mukozi wacu. Nawe arashaka aza gutura ina. But there is a problem. Hari ikibazo. This lawyer, he's in San Diego. He only comes to Los Angeles once a month. I could see him Friday or Saturday, but I need a day off. Ati sasa uwo mwava nshaka mfasha akanzanira umwana wanjye gutura muri Amerika ndashaka ko duhura ariko aza gake muri uyu mujyi wacu kubera ba San Diego ndagira ngo mu munsi w'akaruhuko bajye mu munsi w'akaruhuko mu cyumweru n'umukozi wo mu rugarasa mu munsi w'ikiruhuko kugira ngo abone n'uwo mwava. Appointments on Friday and Saturday. I'm being interviewed by Showbiz LA. Kuwa gatanu ntabwo twabona nari ikinyamakuru kizaza kunkoresha interview. Afraid you'd actually have to spend time with our child. Hey, I'm a good mother. Ubu ugomba kumarana akanya n'umwana wacu ari kwa mugore. Umugore ni umusitari nakubwiye Beverly Hills ni umujyi ubamo abakire n'abasitari abakinnyi b'amafilime n'abahanzi. Sasa uyu mugore nawe ni umukinnyi wa filime. It still beats being a sex symbol for bored housewives. Hey, I won 2 Soap Opera Digest awards. The fact that you think that's impressive makes me want to vomit and weep for you. See, the thing about this lawyer, uriya mwavoka the only one I could afford. I'm sorry. Niwe wenyine nabasha kwishyura nta mafaranga mfite. But take it as a compliment. Bamwimye uruhushya. A little boy needs you. Nta mpamvu ugomba kujya kano kana kacu ugomba kukitaho no muyaya. Ugomba kwita kuri aka kana. Tugaruke muri rwa rugo. Kwa Adriane rwa rugo rwapfiremo umukozi witwa Flora. Adriane ni uyu mugabo umugore yiswe Verine. Bari kurya dore ko bari bana. Very cold. They're finally charging that waiter with Flora's murder. It's good news, don't you think?
akajugunya hasi. God's sake, how much more infantile pouting do I have to put up with? I'm sad. Hasi urabona nzakomeza kwihangana kugeza ryari? Can't I be sad? Flora was the help. It's time to smile again. Ati Flora kuva yarapfuye ntabwo byakubuza kongera guseka. Exhilarating woman I have ever known. Then you should get out more. I was in love with her. Njye naramukundaga. And I was teaching her to love me. Ndetse nanjye no kumwigisha kunkunda. Bigaragara ko uyu mugabo yakundaga kaga kozi ke kapfuye. You weren't the only man Flora was having an affair with. You do realize that, don't you? Atari kurabizi ko Flora uriya mukozi aturi umugabo wenyine baryamanaga. Sasa umugore ntabwo yitaye ko umugabo yaramucaga inyuma. Ngo urabizi neza ko karaga kobwa kapfuye ka Flora aturi wenyine mwaryamanaga. Yaryamanaga n'abandi benshi umukobwa witwa Flora. Ese Flora yishwe nande? You think he actually killed her? Ese ukeka ko karaga hungu kacu kadukorera ariko kishe Flora bari kubyibaza. Wibukara kandi gakungu bafunze ubukarafunze ngo niko kishe Flora. Bakabonanye icyuma kiri amaraso. Say anything, they'll start to examine our lives and we can't have that now, can we? So we do. Tugiye gutangira ubuzima bwacu namave gukomeza kwita kuri bariya. Less than nothing. Rwarwo rwapfire mukozi witwa Flora na nubu tutaramenya yishwe n'iki. Tuvaho ngaho. Turacyari muri Buffalo Hills. Tugaruke kuri wa mugore Madame Stafford. I finished the laundry. Narangije gufura imyenda. The kitchen sink is stopped up. Igikoni nacyo kiragukeneye ihute. Are you okay? Ese umeze neza mabuja? I'm just having a bad day. Nagize umunsi mubi gusa. You wanna talk about it? Uragira ngo tubiganire hose n'umukozi wo mu rugo? I'm not sure you'd understand. Ntago wabyumva ntago wabyakira tuganiriye. Umukozi wo mu rugo arahagarara yitwa Murisoro. I may unclog drains for a living, but that doesn't mean I'm stupid. And for what? Nubwo ndi umukozi wo mu rugo ntago bisobanuye ko ndi ikigoryi. I give really good advice. Inshuti zanjye ziyazimbwira ko ndi umujyanama mwiza nkunze kugira abantu inama nziza. What do you think of our house? Iyi nzu uratekereza iki? It's beautiful. Ni nziza. Every chair, painting. Intebe ibishushanyo bimanitsemo. Carefully chosen by Olivia Rice. Byose byakozwe n'uwitwa Olivia Rice niwe wadekoye inonza ashyiramo zino ntebe buri kimwe. And a world-class psycho. For 20 years, she made Michael's life unbearable. Always insulting him, screaming at him. She even slapped him. Ati iyi nzu ibi byose ikintu kimangayikishe n'umugore wa kabiri uyu mugore nicyo avuga. Ati iyi nzu yatatswe ibimenye ibishushanyo byose bishyirwamo n'umugore uzi kudekora witwa Olivia Rice. Ati Olivia Rice yahoze ari umugore wa mbere w'umugabo wanjye. Atagahoza kunyeka umugabo wanjye imyaka 20 bamaranye amutuka mufata nabi. Few times. Really? Michael had to divorce her. Mike umugabo wanjye nibwo yahisemo gutandukana nawe. Bahana divorce. The Jaguar, the summer house, Lupe. They're made. Lovely woman. The only thing I asked him to fight for, but Olivia wanted her, so. Sasa ngo yahangayikishijwe no kuba inzu yose yaradekoye n'uwahoze ari umugore w'umugabo we. Umugore wa mbere w'umugabo we. Michael, if I could redecorate this place, you know, make it my own. He said no. Ati Mike umugabo wanjye naramubwiye ati dusore bino bintu byose by'imitako umugore wa mbere yari yasize atatsemo n'izi ntebe maze nanjye nzanemo imitako yanjye madekore bushyashya. Mike arambwira ngo naga bikora urumva atari ikibazo. Ngo nago nabikora. Olivia. Urumva ko agitekereza wa mugore wa mbere Olivia sibyo? And she still comes first. I don't know how much more of this I can take. Nje bino ntago nakomeza kubyangana mbona umugabo wanjye agitekereza umugore wa mbere Olivia. Uyu umugore wa kabiri abagore barafuhasha. For that good advice now. Ngaho ngira inama. Michael chose you. Michael yaguhisemo. Which means you won. Bivuze ngo ni wewe watsinze nago wahiswemo ari wa mugore wa mbere ni wewe yahisemo ngo mubane. In the meantime, wikwita ko bahanye divorce. You have your health. You have money to pay your bills and someone who atari ibindi bintu wakagombye kubuhangayikiye abantu bagukunda amafacture ugomba kwishyura. Kurusha ko wahangayikira mu cyeba wawe wahanye divorce n'umugabo wawe. Abagore barafuza kafira n'umuntu bahaye divorce. I knew you wouldn't understand. Nari mbizi ko utari buze kubyumva neza. Buraya abakozi bagira inama banyirabusha namwe mutangire mwiyegereza abakozi bo mu rugo bagira inama. This new therapist is a genius. Tugaruka kuri wa mukozi wo mu rugo twazo ari kumwe na nyirabusha Delatur. 5 minutes of meeting me. It took him that long? Araho berekeje. Tugaruke basize ka gakozi kandi kabiri ko mu rugo kitwa Valentina. Ka Valentina kamaze kubona nyirabusha sotse kaje kurunguruka umwana wa boss. Ujye ureba abakozi bo mu rugo kabonye umwana wa boss kaje kaza kumutekera icyayi gatangira kwikuramo imyenda. Bari abakozi bo mu rugo musiga mu rugo ukuntu bagira gutya bagahagurukira abana ba boss. Kabonye umwana wa boss ari koga karaza gakuramo imyenda turashize.
urebe nawe ukuntu abakozi bo mu rugo bagira gutya bagashaka kugusha abana bo mu rugo, abana bo mu gikoma cy'avoka, kumbe kaba kazanye ibirungo, kakabanza kakikubita ibirungo n'utundi twenda twiza, kagakuramo ya myenda yo gukora akazi. Dore umwana wa boss, umwana wa boss ariryamiye, icyo atazi umukozi wo mu rugo, bamwe mujya mutuka ngo nabayaya ariko ntimuzongere, ni bibi. Karangije kavuye n'agakobwa keza n'ubwo aragakozi ko mu rugo. Umwana wa boss nawe arebye, Hey, what's all this? ibi ni ibyiki? You might like some tea? Nari nkuzaniye icyayi, ntacyo yamutumye. Why 2 cups? Kuki uzanye udukombe tubiri se? I'm so used to preparing the tray for your mom when she... Nari nzi ko mama wawe muri kumwe nawe nari muzaniye akandi gakombe nkanywa icyayi, none reka ngasubizeyo. Well, hey, since you're here, why not stay and have a cup of tea with me? Kuva mama adahari se, wari uzanye udukombe tubiri waje ubundi tugasangira icyayi, kumbe kari kabipanze. You insist? Kuva mumpatirije ngo tugasangire reka nze. Abana bo mu rugo mujye mubitondera, bari abakozi mubasigira. Tugaruke kuri ba bakozi bo mu rugo, iyo barangije akazi baraza bagahura. Ni abakozi bo mu rugo bakorera ingo zituranye. Bari kuvuga icyesipanyol, bite Rosie yaramubwiye ngo bite. Ni Morisol. Niwe batubwiye ngo ugiye kujya ukora, niwe mukozi ugiye kujya ukora kwa Stafford. You made. Lupe told us Mr. Stafford's new wife is a hot mess. What do you think? Oh, she's okay. Just a bit insecure. Ati batubwiye ariko ko Mr. Stafford, Michael Stafford yashatse umugore mushyashya, akagore kakiri gato. Ati yego yashatse umugore mwiza bye ariko nuko asa nk'udatekanye. Batangiye kuganira abakozi buri iyo bahuye bo muri karitsiye imwe, batangira kuganira kuri basebusha. Baricaye bajya mu bujajwa, barayavuga. Genevieve asked me to hand her shampoo while she was still in the shower. Well, that's not so bad. Atusikura mugore nkorera Genevieve de la Tour ajya ambwira ngo muzanire shampoo akiri muri douche. The whole time I'm thinking, Lord, I have to clean that. Ati rimwe na rimwe ngavuga ati mana yanjye uko uyu muntu agiye gutuma nkomeza mukoropere bino bintu bye. Bari kuganira. So none wumve ndagira gukurikira amagambo uyu mukobwa ni mushyashya, uyu yabonye akazi muri karitsiye ni mushyashya, yiswe nde? Yiswe Morisol, niwe mushyashya, abandi bakozi bose baramenyeranye. Yatangiye kubabaza, mwumva amagambo nuko kano gapoze bagakinnye kariho. Know all the maids who work around here? Sure. Ate se mwamuzi undi mukozi wakoraga arankora? Yego. What about the girl who got killed? None se wa mukozi wakoraga muri rugo nagiye gukoramo wishwe we bitebye, atangiye kubaririza amakuru ya wa mukobwa wapfiriye muri ruya rugo. Dore abakozi ngo baraceceka bararebana. Her name was Flora. Yitwaga Flora. That had to have been a shock. I would have been more shocked if she had been somewhere else. But those people she worked for, The Powells? What about them? they're strange. Ati uriya mukobwa rwose yarapfuye, ariko bari abantu yakoreraga ni abantu batangaje, ibikorwa byabo biratangaje. Ngo n'umuryango wa Evelyn Pauls nande na Adrian Pauls nibo wa mukobwa wapfuye yakoreraga. N'umukozi uje mushyashya witwa Morisol atangiye kubaririza iby'umukobwa wapfuye. In what way? it's late. Webwe twakererewe. It was so nice to meet you, Maris. Byari byiza guhura nawe Morisol, batangira kumwima amakuru. Come on, Rosie. Rosie ngwino tugende. Agitangira kubaza iby'amakuru y'umukobwa wapfuye witwa Flora. Bahise bambwira ati bari abantu yakoraga n'abantu badasanzwe ariko bamwimye amakuru bahise bacaho. Kandi wibuka uno mukozi Morisol bajya gushyingura mukobwa mbere yuko aza gusaba akazi muri rugo, yari ari kukiriya uriya mukobwa bamushyinguye. Yeah, at first I wasn't sure about moving back home, but Mbere numvaga atari byiza kuba nakwimuka ngagaruka kuba mu rugo. they told me back at the frat house. Umwana wa boss tangiye kuganira n'umukozi wo mu rugo. Oh, he spilled. Wimenyeho ibintu turikeya. Gatangira kwiyanagurisha umwana wa boss yari hepfo gato hafi y'imbunda. So, would you like for breakfast tomorrow? Ejo se mu gitondo nzagutekera utuye two kurya twa mu gitondo. N'umukozi wo mu rugo. I like all sorts of things. Njye nkunda ibintu byinshi. French toast? No. French toast? Urayizi? Eager to learn. Oya ariko ndaza kuyimenya buriya nayo. Mama wa Valentina sasa nubwo bano bakozi ari babiri, uyu Valentina uyu no mukobwa uri kugerageza kugusha umwana wa boss, n'uriya mukozi wundi wakora witwa Rosie, uriya mukecuru Rosie ukora muri uru rugo. Kano gakobwa n'akana ke, bivuze ngo mama n'umukobwa we n'abakozi bo muri uru rugo. Yabonye akana ke kambaye utwenda katangiye kugwisha umwana wa boss. Umwana wanjye atangiye kugwisha umwana wa boss, arashaka ko batwirukana. Mama yarabibonye. Hey, I'm telling you, Taylor, the house has become a disaster area. Tugaruke kuri bano bari kuganira. Laundry piling up, I'm at my wit's end. Ati ni ikibazo muri iminsi nta mukozi dufite kabisa, kwikorera ibintu byose ni ikibazo. Ni abagore b'abaturanyi, wa mugore ukoresha Morisol na wa mugore ufite urugo rwapfiriyemo umukozi yajana ariwe Evelyn. Flora was murdered. Kuva rwose Flora yapfa ntago ndabona undi mukozi. Slaughtered, but I've only lost the one.
It's not fair. nta wundi mukozi arabona. I could come clean her house. Ese wajyaza nkagufasha? Finding someone. That is so sweet. Thank you. Mbega byiza. It's Marisol. I thought her name was... Yitwa Marisol. That was the previous maid. Oh, well, you could be her twin. She looks nothing like Lupe. I thought she had work done. You thought our maid... Sasa abagore ni babiri akorera umugore witwa Stafford none bagiye kumutizanya ajye korera ingebyiri zituranye. Come over in the morning, bring your own supplies. I have 9 bathrooms. Ati mu gitondo rwose mfite ibyumba 9 uze kuza witeguye rwose ubinkuburire. Agiye kumukorera ibyumba. Tugaruke hano. Agiye kujya korera rwo yakoreraga rwo kwa Stafford. Aninya byagiye gukorera hehe? Agiye gukorera abandi. Tugaruke kuri runo rugo rundi. Rugo rw'umuhanzi witwa Alejandro. How is juice? Iyo jus ijyanye. Nyishyiriye boss. He asked for juice. Yayigusabye? No, but I was watching him work out and I thought... Oya namubonaga ari gukora tize ndavuga ati reka mushyire jus yawe. Should be looking at this filthy kitchen, not outside. Wa muginga ujya kureba mu ibyo mu gikoni za niyo shingishyire boss. Kano gakobwa ka Karumeni kagakoze ko mu rugo nako gakunda boss wako w'umuhanzi Alejandro. What's wrong, Princesa? Ikibazo ki? I took this job was so I could become friends with Alejandro and play him my music. Atubundi ngiye kintu mba nifuza muri kano kazi naje gukora hano nukugira ngo uriya muhanzi Alejandro boss wanjye nanjye njye mwumvisha imiziki yanjye nyimukinire. Limping bitch keeps running interference. Gusa kira kigore cya supervisor cyacu gikomeze kubyivangamo. If there's one thing Odessa knows how to spot, it's a pretty girl with an agenda. Well, if she's that paranoid, why hire me in the first place? Ati kira kigore wagira ngo nicyo cyamaye akazi. Sasa nubwo ari abakozi bo mu rugo bafite ubakuriye ari we uriya mugore umwatse je akayishyira boss. Sam. Do you have a crush on me? Ese urankunda? I'm not admitting nothing. Oya. Why didn't you tell me? Kuki tare warambwiye se kunkunda? Put you out of my league. Oh, I am. But still. Good to know. Ni byiza kubimenya kino ni abakozi babiri barakundana. Umwe yakunze undi. Uyu mukozi wo mu rugo yitwa Sam. Bakakwereka Karumeni akomeje kureba boss we. She's smart. Ati Odessa nakubona ukomeje kwikurura kuri boss azakwirukana. Kuko afite ubwenge. Odessa nuriya mu ikobwa ubayoboye. Tugaruke kuri wa mukozi bita Rozi. Hola. Allo? Mama. Rozi. Ni Rozi. Ndashaka kuvugana n'umwana wanjye. Rozi. Sasa umukozi ari kuri telefone nyirabuje umwana ari kurira. Rosie, you've got to take the baby. Rozi ngwino ufata umwana ngiye kugenda. Sasa yari kuvugana n'umwana kuri telefone. Mama nzakubona ryara abakozi bo mu rugo rukuntu bagenda bakagoterwa kuri telefone ugasanga banyirabuje akazi kabapfanye. Ari guhamagara kana ke kaba yasize wabo mu cyara akabwira ati mwana wanjye nzashaka uburyo nzakuzana hano muri Amerika. No llores. Ati wirira mwana wa barakumburanye. Ati uwo mwavoka nashatse ari gushaka uburyo ngiye nawe twabana. Ati mama ndashaka kubana nawe. Yasize umwana mu cyara ashaka umwana yasize muri Amerika yo hepfo muri za Espanya zaze hano. Ati bwira nyogokuru arebe ibyo namwoherereje. Que Dios te bendiga. Amwifuriza umugisha ararira. Ndagukunda cyane mwana wa. Ari kuri telefone. Hari ukuntu abakozi baza gukora Kigali barasize abana mu cyaro. Bakajya bica akazi bakajya kuri telefone. Yase yahamagaye akana ke. Nyirabuje asanga ari kurira yisha akazi. Mabusha. Please spare me. I didn't see you. Usiko nari nakubonye. Is something wrong? Nyirabuje yitwa Peri. Ufite ikibazo? Son. Is he okay? Umwana wameze neza. He's young. Yega ameze sawa. He doesn't understand why I haven't brought him here. Ariko aba urayibaza impamvu ntamuzanye muri Amerika ngo tubane. Explain it to him. Kubwira nyirabuje Peri. Miguel's father died. Kuva papa we yapfa. That's why I had to come here. Papa amaze gupfa nayisenza hano. Umwana yitwa Miguel. Yese aza gushaka akazi muri Amerika. Papa w'umwana amaze gupfa. Madamu nyirabuje yiswe Peri. Nyirabuje ni umukinnyi wa filime. None for a facial. Hari ahantu ngiye kujya. And I can't. Kandi this appointment because ntagiye rendezvous nayihomba ngiye kujyaho. My pores are just. Ati ngiye gutanga interview. Go. Genda nta kibazo. I'll take care of your baby. Umwana wawe ndamwitaho ntugira ikibazo. Nyirabuje yari yahibuze ahahera abwira umugore ngo asigarana umwana. Abazungu nuko niki bakundira mbere yuko asigira umukozi umwana asigira umwana umukozi arabanza agasaba uburenganzira umukozi.
tugaruke hano. Sasa uyu nguyu agiye kujya akora mu rugo akoramo aza akore n'abaturanyi. Yaje gukora muri rwa rugo rwapfiriyemo umuntu. Hello, Mrs. Powell. Where would you like me to start? Madame Powell Eveline, ntangirire he? That's where it happened. Ngwino nkwereka ahantu hera. Ni wa mukobwa wiswe muri soro w'umukozi. I was going to clean it myself, but I wasn't emotionally capable. Flora and I were so close, you see. Ati umukozi wanjye Flora akimara gupfira hano namvaga nahikoropera ariko kubera ari inshuti yanjye ntabwo nari kuyikoropera amaraso ye genda bari uhakoropa. Sasa aje gukoropa hehe muri cya cyumba cyapfiriyemo umukozi. Kandi uyu mugore kare yahoze yibaza ati ese Flora yapfuye ate? Wa mukozi wakoraga hano. Kuki ashikomeje kubyibaza? Menya rero impamvu yasabye ati aza kora isuku muri urugo rw'abaturanyi. Ni kumwe ba nyirabuja batiza ingo zituranye zitizanya abakozi. No muri Buffalo Hills bibayo ntago ari byo mu Rwanda gusa. Yaje hano. Dore amaraso yamenekeye umukobwa yiciwe. Bamujombaguriye ibyuma wa mukozi. Ukora aho ngaho hari umureba. Cyaje kimwegera. Tangira gukora ku maraso. Mukozi asa nkaho hari ikibazo bifiteho kubura mukozi yarapfiriye hano witwa Flora. Sorry. Mbabarire. For a second there I thought you were someone else. Nari naketse ku rundi muntu. Marisol. Nitwa Marisol. To clean your home. Naje gusukura inzu yawe. Very kind of you. Rwose babimbwiyeho rwose wakoze rwose kwitanguza udufashe. You and your wife have been through a lot. Na rwose ngomba kubafasha uko n'umugore wawe mwanyuze muri byinshi gupfusha umukozi. No. This is a picture that I took. Ese Flora uramuzi wapfiriye hano? Ati dore ifoto y'uwo mukozi wapfiriye hano. She was very lovely. Ndabona ari umukobwa w'igikundiro. Funny and vibrant. Rwose yari umukobwa mwiza. Very ambitious. Rwose naramwemeraga pe yari umwana uzi ubwenge. Umva nyirabuje umva sebuje umukozi wapfuye. Marisol, ese nawe ko kuri umukobwa uharaniriye kugera ku cyo ashaka? Yego rwose icyo nshaka ndagikora. Well, if you continue to be this nice to me, nukomeza kumbera umwana mwiza gutya, I will see to it that you get them. Nje nawe tuzareba ukuntu twakwicarana. Iki kigabo cya Adriane menya gikunda abakozi bo mu rugo bada. Nakubwiye filimi irimo inyigisho. Umva ukuntu kibwira umukozi wo mu rugo. Gikunda abakozi mu rugo. Umukozi wapfuye kiri kumurata kivuga uburyo ari umwana mwiza. N'uyu nguyu barakwereka cya gitabo kirimo kakandiko. Wa mukozi wapfuye yari amaze kwandika yandika ati nafashwe ku ngufu. Kiri muri iyo nzu. Kiri muri iyo nzu. Rwa rwandiko ruri muri iyo nzu. Tugaruke hano. Barakwereka hano. Did you feed him? I can't have him scream. Wa mugaburiye yego. He's had his bottle, but he might need his diaper changed soon. Tumwana namuhinduri. Sasa uyu mukore ni umusitari ni Peri. I have a problem. Abanyamakuru baje kumuha interview ni umusitari. Abanyamakuru bamusanze mu rugo bamukoresha ikiganiro. Brenda! Harry Westmore. Ati ni Brenda, umunyamakuru yitwa Brenda. The red carpet at the Oscars. That's right. Oh, do you forgive me for what I said about your dress? Umbabarire kubyo navuze kuri ya kanzu wambaye ubwo batangaga ibihembo bya Oscar. Menye umunyamakuru aramusebeshe ngo yambaye kanzu mbi. Uyakurira abastari Buffalo Hills ni umujyi ubamo abakire gusa abastari bakinnyi ba filime abaririmbyi bose usanga ariho batuye ni muri California. Tugaruke kuri rwa rugo rurubamo uyu yitwa Zoira. Where have you been? I was getting worried. Mama waruriye nari rahangayitse. Some clothes. Clothes? Hari imyenda nagiye gushaka. Of your size, go try this out. Genda uyambara urebe. Sasa uyakorana n'akana ke n'abakozi bo mu rugo. Ariko kare yakabonye gashaka kugwisha umwana wa boss. Kari kwikururuza kishinza ku mukozi wa boss. Nako ku mwana wa boss. Mama. What is this? Ibi byenda wanzaniye ni biki? I'm gonna wear it at work. Ni imyenda uzajya wambara uri mu kazi. Pause. Those people in that house need to be reminded of what we're there to do. Ati mwana wanje ngomba kujyambara bino byenda birebire yabonye katangiye kujya kambara twenda tugufika kajya kwishinza imbere y'umwana wa boss. Sasa nakabwira tugomba kujyambara bino myenda kugira ngo bari abantu dukorera tubibutsa abo turibo ko turi abakozi babo. Yabonye kana ke gafite amashagaga yo kwikurura ku mwana wa boss. Ese akazana urwenda rurerure. Rich boys? Abana babakire mwana wanje. They never fall in love with the help. Ntago bajya bakundana n'abakozi. Trust me on this. Ugomba kubyumva mwana ubyizere. Wikomeza kwishinza ku mwana wa boss. Ngo abana babakire ntago bajya bakunda abana b'abakozi. Hey, what was that? Alejandro's iPod. Songs have been added by Carmen Luna.
atumva ngo ubwire sasa no mukozi ndagira ngo ukurikire mu mbabarire mbasobanurire muri runo rugo rumwe rubamo umuhanzi witwa Alejandro bafite umukozi witwa Carmen nawe ni umuhanzi ngo yaje gukora muri rugo kugira ngo arebe ukuntu yakwegereza no muhanzi ajya mwumvisha ko nawe afite impano yo kuririmba kugira ngo arebe kuri ya muhanzi yamufasha. Sasa supervisor yaje kumureba, supervisor yitwa Odessa yaraje aramubwira ati iyi na iPad ya boss wacu Alejandro wagiye wongeramo indi ndirimbo. Yagiye yongeramo indirimbo ye kugira ngo boss ayumve. Okay, as you know, nkuko bizi no, you told me this. Well, I thought that if he liked my songs, he would want to help me. Nari nafashe indirimbo yanjye nyongera muri iPad ya boss kugira ngo boss naza kumva indirimbo akumvamo indirimbo yanjye arebe ko yamfasha kanzamura nubwo ndi umukozi wo mu rugo ariko ndi umuhanzi mfite impano. This isn't a big deal, is it? Urumva se nta makosa nakoze? Every day, I see people wanting things from him. Nabonye abantu benshi bashaka kwikura kuri boss. Asking favors. Bagira ngo bafashe. Because he's a good man. Kubera ari umuntu mwiza. Just say no. It's my job to protect him from people like that. Niyo mpamvu boss mbagomba kumurinda abantu nkamwe muza mushaka kumwisabisha ubufasha mu mwikururaho. What is that to him? I work in his house. He should care about me. Do you? Ariko ngora muri inzu akagombye kunyita Odessa. Yeah, sure I do. You don't care. Not like I do. Still, I think he would enjoy helping someone who's just starting out. If you play him your music, even one song, I will fire you. Niwongera gukinira boss indirimbo zawe kugira ngo urebe ko yagufasha akagukorera akakuzamura. Uyu ni umukozi mu rugo ufite impano yo kuririmba ariko yabuze umuntu umuzamura. Ati boss nongera kumukirira indirimbo zawe ushaka ko yakuzamura. Nzahita nkwirukana. Uwo ni supervisor witwa Odessa. I listen to all your songs. Indirimbo zawe naziteza amatwi ndazumva. What do you think? Wazumvisha ute? I think you should get a new dream. Shashaka ikindi kintu izindi nzozi warota uko umuziki kuririmba naga ari ibintu byawe. Nta mpano ufite nanganzo ufite urisa gihobe yamuciye intege. So Perry, I hear tugaruke kuri wa mukinnyi w'amafilime witwa Perry. You stunned when you heard that he wanted to work with you because I know I was. Baje kumuha interview n'abanyamakuru. Rosie, I think the baby needs changing. Uyu mwana akeneye guhindurirwa imyenda. Brenda. Bagiye guhindura imyenda y'umwana. You're a busy actress. Uri umukinnyi w'amafilime urenze uhora uri busy. How do you do it? Ubifatanya ute kwita ku mwana wawe no gukina filime? Really hard at it. Nkuko bimeze? Spectacular mom. Ndi umumama mwiza nita ku mwana wanjye amasaha menshi. Shoots in Rome, will you take him on location? Of course. Some women may be able to run off to a foreign country, leaving their kid behind with someone else. But I can't. Nje ntabwo meze nk'abakinnyi b'amafilime birirwa mu bihugu byo hanze bagata abana babo. Nje nita ku mwana wanjye umukozi byaramubabaje n'ukuntu kira kigore kitita ku mwana. Yarababaye shaka kumva ari kubeshya abanyamakuru ngo yita ku mwana. Kandi ari we wirirwana umwana ari umwetaho arangije avaye abakozi mu rugo mujye muba. Rosie, be quiet. Rosie ceceka turi kuri telefone. What about the baby? Something. Umwana avuze guki? No, he's fine. Umwana ameze sawa. His first word. Uzi ijambo rya mbere avuze? Oh my god. What did he say? Avuze guki umwana wanjye? Told him mama. Uzi ko umwana wawe mamagaye ngo ndi nyina yaje kumusebya imbere y'abanyamakuru. Mbega niho kubwira abanyamakuru ati umwana ijambo rya mbere avuze ntago ahamagaye nyina ahubwo ahamagaye umukozi nyina kuko yari ari kubeshya abanyamakuru ngo tugaruke hano. Uyu yari kumva indirimbo ze afite uturirimbo yagiye yikorera yarebye alubumu ye yanditseho Carmen yakoze uturirimbo ariko ntago arazamukana umukozi wo mu rugo arangije avayo. Afite indirimbo nziza ariko yabuze umuntu umufasha yaje hano yaje kuri wa mukozi wundi witwa Sam bakorana. Barangije bavuye muri iryo joro sinzi ibyo bagambanye barangije baza hano we na cya gisore bakorana cyitwa Sam barangije baza hano hari ibyo batangiye kwica by'amashanyarazi bisha amashanyarazi sinzi impamvu bari kubikora. Sasa tugaruka kuri supervisor uyu kugera no kuzamura lift ntago izamuka ni esanseri kubera bayishe mu gitondo esanseri hari abayishe. Wibuka uno mukozi witwa Carmen ahora ashaka uburyo indirimbo ze yazigeza kuri boss we byibura akazitega amatwi akazumva yabona hari icyo yamufasha yumvisha afite impano akamufasha. Yaraje afata CD yishyira mu byo kurya bya mu gitondo bagiye gushyira boss byibura nabona CD ayitega amatwi yumve nimba yafashe uyu mukobwa Carmen. But no worries, I will take the tray up. Bino igiporezo wakigujyanira se kwa boss buretse I will take up the tray. ibyo kurya n'icyo kijyanira. You shouldn't have to walk up all these stairs. Ufite akaguru kawe gafite ikibazo nagwa zamukana. Zana hano ndakuza utajya kwishinza kuri boss. You want to help me? Dust. Arabyijyanira no Odessa ni ukuri uno mukozi. Yaravunitse.
arangije avayo. Tugaruke kuri uyu bosi Alejandro, ni wa muhanzi w'icyamamare. Uyu yakurikiye arebe nimba bosi abasha gufata iriya CD akaba yakumva akaririmbo ke, nubwo ari umukozi wo mu rugo ariko afite impano yo kuririmba, arifuza ko bosi we yazamufasha akamusorera indirimbo. Sasa ukurira gutya abona CD ya Carmen. Bini biki? Yahise abibona ko cya Carmen cyari cyashyizemo CD. Carmen wa mujinga we. Carmen yarirutse igitambaro kiragwa. Carmen yarirutse igitambaro kiragwa. Stop right there. Hagaronga wa mujinga we. Kugera ananyera kuri cya gitambaro, ni umukozi wo mu rugo nawe ariko niwe mukuru kuri abandi, yaramanutse amanuka nabi. Are you okay? Odessa umeze sawa? Odessa kumbe. Odessa akaguru kavuyemo, yacitse akaguru, yambara ka kaguru ka plastike. Nakubwiye iyi season ifite ubwenge bwinshi, bisaba kuyitondera. Tugaruke kuri wa mukozi wo mu rugo witwa Zoira. Umwe ufite umwana witwa Valentina. Valentina yavuyeyo. Mama akomeje kubwira ati mwana wanjye ntukakomeze kwishinza ku bana b'abakire. Umwana wa boss abari umwana wa boss yaje hano. Akurayo yakanzu mama yamuhaye ndende arayibika. Atangira kuyikata yigira mini. Yafashe yaje ponye nari yamuzaniye yigira ka mini gato arayidoda kugira ngo akundi akarangira kanyobwa cyangwa agende arobesha umwana wa boss. Dore umwana wa boss. Umukozi wo mu rugo witwa Valentina akunda umwana wa boss. Umwana wa boss yitwa Remy. Umwana wa boss kurira gutya abona amaguru. Mbega amaguru. Mbega amaguru. No umukozi wo mu rugo. Abakozi bo mu rugo mu bitondere sha ba nyirabuja na ba databuja. French toast. Nari nkuzaniye twatwe kurya French toast wansabye. Umwana wa boss araroba. Anything else? Hari ikindi waba ukeneye? No. Oya ntacyo. Umwana wa boss atangira kuroba umukozi w'iwabo. Bamwe mujya mutuka ngo nibantegera, ndamuhaye tu. Ndamuhaye. Dore umukozi dore umwana wa boss ukuntu aroba. Twarahagurukiwe. Perry says, tell Rosie she can see her lawyer tomorrow. Apparently she wants to spend some quality time with our son. Sasa tugaruke kuri boss wa Rosie yitwa Spence. There's one thing Spencer. about women, rich or poor, we all want to be thought of as good mothers. Ari kuganira n'umukozi we. Say mama. Mpamagara mama wa Rwana we. You're not even trying. Nta nubwo uri kugerageza mpamagara mama wa Rwana we. Ari kubwira akana ke gato. I'll tell him. Ndamubwira. Telefone hano kwa Sam. Oh, this is fine. But the doctors want to keep her in the hospital a few days for observation. Well, just make sure she knows I'll pay for everything. You know, including her new, Ati muganga aratubwiye rwose ngo Desa ameze neza. Byose mu byishyure n'akaguru ke bagasubizemo, ni wa mukobwa waguye ku mayesikariye witwa Desa. Sasa boss kugira no yumva ijwi ry'uri kuririmba. Yumva ijwi uririmba mu nzu ye. Kumbe no Desa ni wa mukobwa Carmen. Harya witwa nde Carmen? You got a nice voice, Carmen. Carmen ufite ijwi ryiza, boss atangiye kumva impano y'umukozi we. Thank you. Urakoze. Boss nawe ni umuhanzi. But I haven't said so yet. Good morning. Waramutse ariko ubundi boss. Atangiye kwegerana na boss we. Ariko uyu mukozi. Nakubwiye abakozi bo mu rugo mu bitondera igihe bashobora kugusha ba boss. Toast to my wife. Ndagira ngo tumwemo kubw'umugore wanjye. Oh, that this is going to be the best birthday I've ever had. Sasa ndagira ngo ukurikire wa mugabo rwa rugo rwa Stafford, Michael Stafford n'umugore we Stafford batumiye abaturanyi bose bari kurya mu rwa rugo muri sora akoramo. It will be the first birthday that I celebrate with you as my wife. Ati uno munsi wa mbere nabatumiye ngo duserebure kuba umugore mushyashya nazanye rwose. Hari wakomanze. Muri soro ni wa mugore utangiye kuneka kurikirana uburyo Flora yapfuyemo. Yaje hano. May I help you? Twabafasha arinjira. Hari umugore winjiye ndagira ngo ukurikire bano bari ku byishimo. Olivia kumbe yarinje wa mugore wa mbere w'uyu mugabo. Sasa uyu mugabo witwa Michael Stafford yashatse akagore ka kabiri. Sasa dore wa mugore wa dekoye yanzu bavugaga witwa Olivia, wa mugore we wa mbere bahaye divorce yari itumiye aza mu birori. She just came in. Arinje naga ninje muhaye karibu. What's going on? Olivia ni kibazo ki? Brought your birthday present. Nari nkuzaniye impano. Well, that's very nice. This is ni byiza kuba uyizanye. Guess you're having a party, huh? Ndabona ikirori cyiza. Umugore wa kabiri atangira gufuha. These are the same people we invited to your birthday last year. Ati ndabona watumiye n'aba bantu twigeze gutumira nanjye bwa mbere twizihiza isabukuru igihe twashyingiranye, watangiye kubibutsa. Aje kwica ikirori mbega ni mukeba. None of them call me anymore. None ngiye nago mu kintu mira. Please do something. Gira icyo ukora usohore mukeba wanjye hano. I was wondering. Nibazaga
could I give you nimba nabaha this important occasion and I reka mbereke nari mbazaniye impano ku isabukuru yanyu heart impano y'umutima lovely yabaye akantu kameze nka diyama k'Imana rikoze mu mutima careful with it uzakitondera ugafate neza kano kantu kameze nk'umutima because kubera ko I gave you my heart once before kuko mbere nigeze guha umutima wanjye aranarira bamuhaye divorce didn't you Michael atangira kwangiza icyuramenya ibintu ati Michael nagwaye umutima wanjye urawuvuna Do not screw with me, bitch, or you will live to regret it. wa mbice wikwangiza icyuramenya nateguye umukozi wo mu rugo asohoye umuntu byari byabananiye kumusohora Their life is, well, that's great, because I know all about that. ndabaza abantu nkamwe mwamugerageza kwigira nk'abantu mwababajwe kandi natwe twarababaye Of course not. wa mugingo urashaka kumenya njye buryo nababajwe umuntu agushaka kubimenya Woman who opens the door. ati abantu nkamwe ntabwo nzongera kubafungurira umuryango arangije arakingana umukozi wo mu rugo arigaragaje ni muri soru mu kiba yaratangiye kubavangira dore ukuntu abaturanyi bamureba na boss mbega umukozi karishyano I worked really hard on this dinner. iki kirori nagiteguye bingoye If I let anyone ruin it. ntabwo nashaka ko hari umuntu ucyangiza barumiwe bamuha amashyi mbega umukozi ushoboye akazi bamuhaye amashyi gusa uyu mukobwa ntabwo agenzwa na kamwe twabonye atangiye kubaririza ibibazo bijyanye na nyakwigendera Flora wa mukozi wapfuye yitwa Flora nyirabuja yaramukurikiye wibuke bari bamuhaye icyumweru cyo kureba nimba ashoboye akazi Marisol we nyirabuja yaraje mu kiba wa wundi birukanye ufite akazi hano uzakora igihe cyose uzashakira nyirabuja aramuyambira ukahita umenya ko ubwo n'umushahara ugiye kwikuba arabafatije bari bamuhaye icyumweru kigeragezwa none abonye akazi abandi yarabaherekeje ndagira ngo ukurikire That was a triumph for you. sha wa mugore uratangaje We have never seen a maid quite like you. ntabwo nigeze sasa ndagira ngo ukurikire wa mugabo ufite urugo rwapfiriyemo Flora yaraje abwira muri sura ati ntabwo nigeze mbona umukozi umeze nkawe urakoze In fact, I'm fairly sure you're not a maid. gusa hari ikintu gikomeje kumbwira ko utari umukozi wo mu rugo gusa hari ikindi kikugenza And I can't wait to find out what you're really doing here. gusa nanone ngiye gukora iperereza menye urakora iki hano wa mugabo ufite urugo rwapfiriyemo umukozi yabwiye muri sura ati ndakeka ntabwo uri umukozi gusa ntangiye kugukeka kandi ngomba kuzamenya icyakuzanye hano ese koko nibyo kurikira urebe muri sura batangiye kumukeka imyitwarire yatushobora kuba utari umukozi gusa nzashaka niki cyakuzanye hano iyi ni episode ya mbere tukiri kureba tugaruke kuri muri sura muri sura we ba bakozi bandi bo muri karitsiye yarabasuje acaho Marisol yaje muri gereza ndagira ngo ukurikire Marisol wa mukozi bakomeje kwibazaho nimba atari umukozi gusa yaje muri gereza hari uwo yaje gusura neza nimba wibuka umusore twatangiye ari guseriva muri rwa rugo rwapfiriyemo Flora wa musore w'umuseriveri akagaruka afite icyuma mu ntoki bikavuga ngo niwe wishe Flora bahise bajya kumufunga Marisol yaje gusura wa musore bafunze ngo niwe wishe Flora ese baziranye he ndagira ngo ukurikire fashe telefone hey you doing? umeze ute Not good. ntago meze neza I want to get out of here, Mom. mama ndashaka gusohoka muri gereza I'm working on it, baby. mwana wanjye ndi kubikora nzagusura muri gereza bigaragara ko uyu mwana w'umuhungu ashobora kuba yafunzwe arengana mama we muri sora akaba yaragiye kwigira nk'umukozi wo mu rugo kugira ngo akore iperereza amenye ninde wishe Flora aba ari ufungwa kugira ngo bafunge umwana we kuko umwana we ashobora kuba yarabeshye atari wishe Flora bigaragara ngo abakozi bo mu rugo muba mutunze mu bitonderage baraje kubaneka iyi ni episode ya mbere tuzakomeza na episode ya kabiri season yiswe Devious Maids ni season ikomeje guca ibintu hirya no hino ku isi umugore wa Obama ngo niyo film akunda cyane uraza gusobanukirwa kurushaho ni African Movie Market yari rocking ibisanzwe ciao